cyo kuri video ya True Love warubashije nacyo abantu bagira abantu bagira uburyo kibabonamo ibintu kuri twebwe ntabwo twabibonyemo ikibazo usibye kuno n'abantu simba veba kuko nubwo twebwe ntacyo byabitwaye ariko na mama umbyara ntabwo yabyishimiye so ndanamusaba imbabazi imbere yanyu mwese mama mbabarire and of course ndasaba imbabazi abantu bayibonye mu yindi shusho ariko bitanakuraho ko imbone yanjye ndetse na my wife ntabwo nanizi saha tubibonamo ikibazo we just want to twashatse gukora video ndetse dushaka no kugaragaza gratitude dufite ku ku Mana ariko mama umbabarira aho hose I'm sorry mama yamamagaye babaye cyane ntabwo yigishije abantu bari excited kugura amatike ariko ngasubiza amaso inyuma 2009 nari umwana ukiri muto ariko wakijemo ubwo nari umusore ibyo byose byabaye abari bahari babyibuka iyo utekereje uburyo abanyarwanda baba excited kuri music yawe cyangwa se kugukunda ibyo ukora ku rwego biriho kugeza aka kanya ibintu wiyumvamo gute cyangwa wiyumva gute hanyuma akanyuma reka nkibariza ubuyobozi bwa BK Arena cyangwa se na recommandation biraba ari cyaza na recommandation tumaze iminsi tubonye igitaramo mwateye inkunga cy'abanyanigeria cyari kirimo Rugana Victory ariko nanone tukakira message zo kwabahanzi b'inyarugenge babegera kenshi ntimubahe ubufasha nk'uko babwifuza cyane yuko gukora muri iyi nyubako namwe nubwo muyiyobora mu bizi kwidahendutse biborohera gute gutera inkunga abanyamahanga abiwanyu bikabagora cyane yuko mperutse no kubona ka notification ubwo ngeze Imana na media iri hano iri buntumikire usibye representing nga BK Arena ubuyobozi bwa BK Arena bwumve ko ari ubusabe bw'itangazamakuru mperutse kubona ka notification kavuga yuko biborohera gutera inkunga ibitaramo by'abanyamahanga kuruta abanyarwanda byaba bibabaje ku bwanjye gwenda muraza kuduha comment wasanga niyo notification itariyo murakoze so tubanze tugisubize ariko tugiye kuri session ya kabiri icya kabiri ndibaza ko kitandeba icya kabiri ntabwo kindeba ariko numva ndi bugikora comment imwe I think nicyo gihe tugezemo cyo kugira ngo amasekta atandukanye dufite hano mu gihugu cyacu atangire yizerera abahanzi bacu dufite impano zidasanzwe ndetse dufite n'abantu badasanzwe baturi inyuma ndumva ibindi wenda ababiki bari gusubireho kandi ndanabashimira by the way barifite ibyo bari kudufasha hirya no hino mu gutegura igitaramo ndumva ikibazo cya mbere yambajije kijyanye na bisa nk'urugendo ntabwo bijya binyorohera kusa nk'umenyera favor cyangwa se favor y'Imana ibiri ku bintu gerageza gukora ntabwo mbifata nk'ibintu namenyereye cyangwa se wenda kubera ko maze igihe runaka ngereho mvuge ni okay this is birasanzwe ntabwo bisanzwe ni ibintu mpora mfata nk'ibishyashya niyo ngenda wenda urugero ngiye mu muhanda nkaba n'umufana randomly and I'm being honest with you guys yo mwe n'umufana kugeza kuri isa mufata iyo mbwiye ko akunda ibintu nkora mbifata nkaho nigeze mbyumva before nuvuga ngo that's the amount of respect mashaka guha uwo muntu n'icyambwiye at that moment so ni urugendo rero navuga ko rurimo challenges ariko nanone ishimira Imana ko we here I really hope ko ishimira ikibazo cyane uraza kumfasha ndibutse ko bikurikirana think cyambere cyari album muri rusange yego album iri indirimbo 12
hanyuma abaproducer bayigizeho ufite bimwe muri ibintu bibazo turi kugenda twakira ufite ndi kubisubiza mu buryo buri vague cyangwa se bujimije nibaza ko nkuko bivuze neza cyane abaproducer bakoze kuri album na Keys arimo so dufitemo Medbeat dufitemo Element dufitemo Real Beat dufitemo Koze dufitemo amazu akomeye atandukanye akora imiziki yacu mu Rwanda. Ndumva naragerageje kwita ku banyarwanda cyane in terms y'aba producer hanyuma kuba twarise Plenty Love ni urakoze kuri icyo kibazo kuko ni so basically harimo ibintu byinshi so Plenty basically urugendo rwanjye rw'umuziki ngerageje kurushyira ku n'ahantu naruramburira ntabwo nibaza ko narurambura ngo rurangire but in terms of love you know urukundo rwabaye received ni ukuvuga ngo urukundo nakiriye kuva natangira uru rugendo rwa music ruri Plenty ku rwego nabasha kurusobanura ufite ruri you know rurenze urugero and no kuba narakoze indirimbo yitwa True Love then Plenty Love nafashe ijambo rya True Love rya love riri kuri True Love ndishyira kuri Plenty and then of course True Love ifite igisobanuro cyane kuri njyewe as a person ni indirimbo nakoranye na my wife and then of course ishyiraho Plenty and then Plenty nshaka kubiririya na fan base n'urukundo abafana bakunda the band cyangwa se umuziki nyarwanda muri rusange so niyo mpamvu twahisemo kwita Plenty Love ndumva nsubije ku kibazo cyo kuri video ya True Love warubashije nacyo abantu bagira you know abantu bagira uburyo kibabonamo ibintu kuri twebwe ntabwo twabibonyemo ikibazo usibye ko n'abantu simba veba kuko nubwo twebwe ntacyo byabitwaye ariko na mama umbyara ntabwo yabyishimiye so ndanamusaba imbabazi imbere yanyu mwese mama mbabarire and of course ndasaba imbabazi abantu bayibonye mu yindi shusho ariko bitanakuraho ko imbone yanjye ndetse na my wife ntabwo na n'izi saha tubibonamo ikibazo we just want to twashatse gukora video ndetse dushaka no kugaragaza gratitude dufite ku you know ku Mana ariko mama umbabarira aho hose I'm sorry mama yamamagaye babaye cyane ntabwo yigeze yishima yabaje ntabwo bayikuraho ntabwo so ndumva zisubije ibibazo byose jabe asigaye cyane mfite ibibazo nka bitatu icya mbere icare murakoze The Ben wakoze igitaramo bwa mbere ntibyagenda neza nk'uko manager amaze kubivuga inshuro mwiteguye gute hasigaye iminsi 2 gusa uze kutubwira amatike hamaze kugurwa amatike angana iki kugira ngo nyine itangazamakuru rize gushyiramo imbaraga nimba haraho risabwa cyangwa se nimba bigeze no ku kigero cyiza tubwira abantu umubare wasigaye hanyuma kandi icya kabiri line up ishobora kuba yarabaye ibanga ni one man show hari abandi bazagushyigikira ese ni bande cyane ko muri weekend yashize twamenye ko ari muri Kenya kandi na Diamond yari muri Kenya ese birashoboka wenda ko hari ibiganiro mwagiranye bishobora gutuma twamubona muri iki gitaramo hanyuma icyanyuma ni ku mwambaro wambaye ubu nonaha muri press conference t-shirt nziza cyane isobanuye iki kuri wowe ndetse by'umwihariko no kuri uyu munsi murakoze sinzi wenda niba hari ahantu turi kubyandika cyangwa bize koroha bifatire rimwe bibiri
cyangwa ubanza bisubize kugira ngo byorohe. First of all ndashaka gushimira abantu bose bari hano kuko this is amazing. Ibi ntabwo bisanzwe. Ndabashimira bivuye ku ndiba y'umutima kuba mwese mwaje ndetse no kuba mumaze igihe mugaragaza igitaramo cyanjye. Ndumva kuri njye byoroshye kuba navuga ko kiri bigger than me, ni kinini kurusha jyewe, ni pride y'abanyarwanda, and I think niyo shusho mwayibonyemo musa nkaho abantu mwahagurutse kugira ngo tugire ikintu kinini dukora. So thank you so much from the bottom of my heart. Sinzi uko nabashimira. So ngiye ku kibazo muvandimwe abajije difference y'igitaramo cya mbere kiriya cya 2009 n'iki gitaramo cya 2025 I'm sorry, nini. So icya mbere I think nibaza ko igitaramo cya 2009 cyabaye nk'imbarutso cyangwa se cyabaye nk'igikangura reka mbyite ubuyobozi bwacu ko mu rubyiruko cyangwa se mu bana bacu harimo impano zidasanzwe zikwiye kwitabwaho, kuko nibaza ko cyatewe ahanini no kuba twaragize security nkeya itari ihagije par rapport y'abitabira igitaramo. Izo mpamvu zabayeho rero nibaza ko zitashobora kongera kubaho. Ngira ngo nyuma ya kiriya gitaramo twakoze, ndibuka ko Meddy yakoze igitaramo cyiza cyari perfect. Nibuka ko King James Home Close n'abandi bahanzi benshi muri iyo myaka bakoze ibitaramo biri perfect. Ndi kuvuga mu bijyanye na security. Igitaramo rero dufite mu minsi 2 from now nacyo kimeze neza. Ubwo mpereye kuko numva ubigereranyije in terms yo kuba wenda kimwe cyarahagaritswe bitewe n'umutekano. Icyejo mu minsi 2 cyo dufite mu minsi 2 imbere kiri ku murongo. Dufite ubuyobozi buhagarara natwe nk'uko n'ubundi bumaze imyaka yose buhagarara natwe. Dufite umutekano, dufite security perfect. In fact najya mushimire cyane I think ni BK Arena yaduhaye parking muri make. Ubusanga abantu benshi bakunda guparika muri side zo hepfo zo ahita mu Migina, ariko ubu dufite parking muri stade. Umuntu wese ajize ndi kuvuga bazatwara mu modoka yabo uzabasha kwinjiza imodoka yawe muri parking utuje kandi iri safe. So niba twabashimira cyane rero igitaramo kiri ku murongo. Hanyuma ku kibazo rweje cya line-up, concept y'igitaramo cyacu twashatse kugira ngo duheshe agaciro umuhanzi. Nibaza ko n'abagenzi banjye babireberaho kenshi dukoze ama launch album atandukanye. Biroroshye cyane ko umuhanzi runaka ushobora gutumira the band nk'urugero akaza muri album launch yawe akava oshadowinga iyo concert kandi ari yawe. Igitaramo yari cyanyirizina. I think it's important ko ariwe muntu duha dusunika iyo brand. Bivuga ngo next time nitugira wenda igitaramo cya Shemi urugero, I would wish ko Shemi yagarara kuri flyer wenyine and then abanzi kwese tuzarimba mu gitaramo cye tukagipushinga kugira ngo igitaramo kinarangira gisige Shemi ahantu hakomeye cyane azahora yishimira. I think it's ni ikintu nibaza ko ntangije, ariko nibaza ko abantu bareberaho. Naho ubundi kuri line-up dufite line-up nziza cyane. Biraza kungora kuyivuga bitewe nuko dushaka kugira biri muri speciality y'igitaramo. Harimo surprise performances, ariko nsa nkaho n'ubu nayivuze ngira ngo abahanga barabimenye. Twatinze ku kintu kivuga ngo umuntu wese wakoranye indirimbo na The Ben muzi, ngira ngo murabazi twakoze amakorabo menshi atandukanye. Twakoze collabo na Princess Priscilla, twakoze collabo na Diamond Platinum, twakoze collabo na Otile Brown, dufite collabo na Rema Nakura, dufite collabo na Tough Gang, dufite collabo na Riderman, Inshuti z'Ikirere, dufite collabo nyinshi. Ndamutse rero noroheje ikibazo kandi ntagishubije none nko kucyifuza, harimo igisubizo. Dufite line-up iri very very interesting and turabigira ndabisubiza muri ubwo buryo kugira ngo dukomeze tugire speciality y'igitaramo kuko harimo surprises performances zitandukanye. Naho ubundi ndumva ntacyo nibagiwe si byabaje kuri t-shirt
ikivuze. First of all ngira ngo izi t-shirt murazizi twagiye tuzambara mu gihe cya campaign ya umusaza His Excellence. Kuri nge ni pride. I think mwese abanyarwanda aho turi hano mu Rwanda, His Excellence kuri twebwe ni pride, ni ikintu twishimira. His Excellence ni umuntu twishimira, you would wish ko wamwambara anytime you get a chance. Naho ubundi kuba mfite ebyiri, hari ebyiri mfite iyanjye ndetse ni my wife, so kubera ukuntu maze iminsi ntabwo ntari gukora siporo, iyanjye yabaye nkiregera mu bitamo ya my wife kugira ngo ngaragare neza imbere yanjye. So ngira ngo inyuma handitseho kamera muza kwibona, ariko ishati nyirizina yo nayambaye kubera pride, kubera ishema mfitiye uwo i representing. Yeah, guys.